iri jambo ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Nguhaye ikaze kandi ngushimira uwo kurikira ikiganiro Inshoza y'umuco. Ndashimira by'umwihariko abantu mwamaze gukora subscribe, nawe waba ufunguye ikiganiro ari ubwa mbere ukande muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Twarabyemeranyijwe ko mu kiganiro Inshoza y'umuco tuzajya dukiburana tugahugurana, ariko cyane cyane tukungurana ubumenyi bushingiye ku muco n'amateka mu karango gasumba utundi ku muco wacu ari ku rurimi rw'ikinyarwanda. Nkuko nabibabwiye rero, tuzajya tuvimuze, ducukumbure, dushakishe ibyaranze abakurambere bacu, amateka y'igihugu cyacu tuyamenye. Twagiye tuvuga kenshi ku mateka y'abami babaye ibihangange, ariko ni gake usanga abantu bita ku mateka y'abagabekazi n'abamikazi. Nyamara iyo urebye usanga hari abami benshi bagiye batekerwa na ba nyina bakiri abana. Ibyo bikaba byagakwiye gutuma abagabekazi bacu cyangwa se igihugu cy'u Rwanda cyagize nabo bakwiye kumenyekana, amateka yabo akandikwa. Umugabekazi Kanjogera ari mu bamenyekanye cyane, aravugwa, ariko iyo urebye usanga atari uguha agaciro kuba yari umugabekazi, ahubwo ni intambara yo ku rucunshu yatumye amenyekana. Nubwo yamenyekanye ariko siwe mugabekazi wenyine u Rwanda rwagize. Nyuma ye umugabekazi Nyiramavugo wa gatatu Kankazi, nyina w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, uyu munsi niwe tugiye kureba. Nyiramavugo wa gatatu Kankazi ni mwene Mbanzabigwi wa Rwakagara na Nyiranteko, akaba umwega wa Mwakagara nyine. So umubyara Mbanzabigwi akomoka kuri Rwakagara ukomokwaho ibihangange byinshi bizwi mu mateka y'u Rwanda. Abega b'Abakagara harimo benshi bamenyekanye cyane bakomoka kuri uwo musekuruza Rwakagara. Iyo urebye abatware benshi barimo ba Rwubusisi, barimo ba Kigenza, abo bose ndetse ukagenda ukagera no kuri Kigeli wa kane Rwabugiri, aho harimo abenshi bamamaye kuri izo ngoma, kuri Kigeli wa kane Rwabugiri, kuri Musinga no kuri Rudahigwa. Izo ngoma uko ari eshatu usanga abega b'Abakagara barabaye ibihangange cyane. Nyina umubyara Nyiranteko ni umukobwa wa Nzagura, akaba afite inkomoko mu Bashambo. Unyuze ku muzi wa se Nyiramavugo wa gatatu Kankazi, nyina w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, akomoka mu muryango w'abega b'Abakagara nk'uko twatangiye tubivuga. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko akomoka kuri Rwakagara se wa Mbanzabigwi. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, umuryango w'abega b'Abakagara nta gushidikanya ko ari wo muryango ukomeye cyane kugeza ubu mu Rwanda. Muri icyo gihe bari abantu bari bafite amaboko y'igihugu mu biganza byabo. Umugabekazi Nyirayuhi wa gatanu Kanjogera ni umukobwa wa Rwakagara. Abatware Kabare na Ruhinankiko bagaragiye umwami Yuhi wa gatanu Musinga, banamufashije kugera ku ngoma ubwo yari akiri mutoya, ni abavandimwe ba Kanjogera. Ni ukuvuga ko nabo bakomoka kuri Rwakagara kandi bari bayoboye imitwe y'ingabo ikomeye. Umwami Yuhi Musinga ubwe ni umwuzukuru wa Rwakagara, akaba mubyara wa Kankazi. Abavandimwe ba Kankazi ni Kayondo, Munyakigeri, Kabanyana, Mukankanza na Mukanyonga. Amaze kuba umwangavu, Kankazi yahawe mubyara we Yuhi Musinga amuhabwa nk'umugore. Abanyarwanda mbibutse ko mu muco bavugaga yuko ababyara babyarana. Mu kwezi kwa gatatu mu 1911 nibwo babyaye umuhungu wabo Rudahigwa waje gusimbura se ku ngoma. Uyu Mutara wa gatatu Rudahigwa akaba yari ikinege kuri Kankazi. Icyo gihe Kankazi na Rudahigwa babaga i Rwesero muri Nyanza, hateganye n'umusozi wa Mwima, hari ingoro y'ibwami ya Musinga. Mu kwezi kwa kabiri mu 1923 umwami Yuhi wa gatanu Musinga yanze abagore be bose bo mu muryango w'abega b'Abakagara. Kankazi nk'umwe mu bagore bakomokaga mu muryango wari umaze kwangwa n'umwami abega b'Abakagara, yavuye aho ngaho i Nyanza maze yerekeza mu Busanza arinzwe na musaza we Kayondo. Kayondo rero niba agombaga kujya hamushikira ibyo akeneye ndetse akita no kuri mwishywa we Rudahigwa. Agumana nabo igihe gito. Nyuma yo kutumvikana hagati ya Rudahigwa na Kayondo,
Nyuma y'aho Kayondo yahagaritse ibyo yageneraga Rudahigwa byose, yaje gutuma ava i Nyanza. Ibi byatumye Kankazi na Rudahigwa bajya gutura by'agateganyo mu burasirazuba bw'u Rwanda, noneho basubira i Nyanza igihe Rudahigwa yarabaye umunyamabanga wa se Musinga. Muri Nyakanga mu 1929 Kankazi yakurikiranye umuhungu we yerekeza mu Rwanda rwagati igihe yagirwaga umutware wo mu Marangara. Tariki 12 z'ukwezi kwa 11 muri 1931 umwami Yuhi Musinga yaciwe ibwami n'ubuyobozi bw'Ababiligi. Byari biteganyijwe ko azasimburwa nyuma y'iminsi 4 n'umuhungu we Rudahigwa. Rudahigwa yaje kwimikwa rero ahabwa izina rya Mutara wa gatatu. Hubahirijwe ubwiru bw'u Rwanda, Kankazi yimitswe nk'umugabekazi ku izina rya Nyiramavugo wa gatatu. Nyuma y'itegeko ry'ubuyobozi bw'Ababiligi, umugabekazi Nyiramavugo wa gatatu Kankazi yimukiye Shyogwe ku birometero nka 50 uvuye i Nyanza, aho umuhungu we umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari atuye. Ibi rero byakozwe n'abayobozi b'Ababiligi kugira ngo Kankazi atandukane n'umuhungu we, bityo birinde gusubiramo uburambe ku ngoma yabanjirije igihe Musinga yarayoboye ingoma ari kumwe na nyina Nyirayuhi wa gatanu Kanjogera. Bashaka kumutandukanya na nyina kugira ngo ibyo bazajya bashaka kubikora byose bajye babikorana na Rudahigwa ubwe batabanje kuvugana na nyina, cyane ko umugabekazi yabaga ari umujyanama w'umwana we wa hafi ari we wa mbere. Nta tumanaho ryabagaho, icyo yakeneraga kuvugana na nyina byatumaga Ababiligi babimenya byoroshye ko yabanzaga gutuma. Umugabekazi Nyiramavugo Kankazi yimukiye ako kanya aturayo hamwe n'umuvandimwe we muto Imakire Kabanyana hamwe n'abakozi babo. Uko imyaka yagiye ishira rero, yari afite imbuga nini aho batorezaga abana imikino ndetse n'imbyino gakondo, ngo yakundaga abakobwa babyina neza cyane. Kubabazwa cyane no kutamenya byimaze y'ubuyobozi bw'Ububirigi ndetse no kumenya ibyo umwana wakora, Nyiramavugo Kankazi yagize uruhare runini mu gushaka uko yavugana n'umuhungu we no kugira ngo umuhungu we ageraho yigumura cyangwa se yitandukanya n'Ababiligi. Amugira inama rero abigiranye ubushishozi ku miyoborere y'igihugu. Mu mwaka w'1941 yamufashije guhitamo umugore we mushya. Umugore we mushya ari we twavuze mu biganiro by'ubushize, witwaga Rosalia Gicanda. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 muri 1943 nibwo yabatijwe n'umuhungu we i Kabgayi maze ahabwa izina rya Radegonde. Nukuvuga ngo Nyiramavugo wa gatatu Kankazi Radegonde. Rudahigwa abatizwa Charles Léon Pierre. Usibye gusangira ibitekerezo rero ku micungire y'igihugu, Nyiramavugo wa gatatu Kankazi yitabiraga ibirori ndetse n'izindi ngendo mu mahanga. Ababiligi bamwoherezaga kenshi bagira ngo bamwereke ko naye bamwitayeho. Muri 1958 yaherekeje umuhungu we mu imurikagurisha mpuzamahanga ryabereye Buruseli. Ku itariki 25 Nyakanga 1959 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze mu buryo butunguranye Bujumbura, nk'uko twabivuze mu biganiro by'ubushize ko bakeka yuko Ababiligi aribo baba baramwivuganye. Umugabekazi Nyiramavugo rero buke yagiye mu murwa mukuru w'u Burundi gucyura umugogo w'umwami amucyure mu gihugu cye. Amakuru y'urupfu rutunguranye rwa Mutara wa gatatu Rudahigwa yateje impagarara mu Rwanda. Abanyarwanda benshi bamaze kumenya amakuru y'uko rero umwami yatanze igihugu cyacitse umugongo. Ababiligi rero bavuga yuko yishwe n'urushinge bamuteye, ariko Abanyarwanda bakerekana yuko byanze bikunze Ububirigi bwari bufite ubushake bwo gushaka kumwikiza. Bayifashijwemo n'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika yari ifite ububasha bukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bitekerezo rusange by'u Rwanda nk'uko mu nzego za politiki zo mu gihugu havuka ibintu bibiri byihuse bifitanye isano n'ibyifuzo bibiri bivuguruzanya. Abanyarwanda bamwe basabaga ko hakorwa isuzuma ry'umugogo wa Mutara ngo bamenye icyamwishe neza, abandi bakabihakana babona yuko nta kamaro bifite ahubwo ari ugutesha agaciro. Umugabekazi Nyiramavugo wa gatatu Kankazi nawe ari rero muri iryo tsinda ritashakaga yuko basuzuma umurambo cyangwa se umugogo w'umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kuba rero nyina w'umwami umugabekazi yari afite icyo gitekerezo byatumye ari cyo gishimangirwa. Banga ko basuzuma ngo bamenye icyamwishe,
ariko bavuga yuko ababirigi bashobora ngo kuba baraganirije Nyiramavugo bakabimwumvisha mbere ngo ntaze kubyemera ko byaba gutesha agaciro umwami w'u Rwanda kujya kumugaraguza agati ngo bajye gukora ibizamini byo gusuzuma ngo bamenye icyamwishe, ngo ntabwo byaba ari ukumwubaha, byaba ari ukumutesha agaciro. Ariko ababirigi bagira ngo kuri kwinshi kutajya hagaragara. Murumuna we igikomangoma Jean Baptiste Ndahindurwa ne wahise yima ingoma ahabwa izina rya Kigeli wa gatanu. Nyina Bernadette Mukashema yimitswe nk'umugabekazi mushya ku izina rya Mukakigeli wa gatanu. Ni ukuvuga ngo uyu Nyiramavugo wa gatatu Kankazi turimo tuvuga yasimbuwe n'uyu Nyirakigeli wa gatanu. Uyu Nyirakigeli wa gatanu ni izina yahawe ry'ubugabekazi bundi yitwaga Mukashema Bernadette. Nyuma y'ibibazo n'imvururu zabaye muri 59 hamwe n'ubwicane bwakurikiyeho bwakorewe ubwoko bw'abatutsi, abanyarwanda benshi bahunze igihugu cyabo, bamwe bahungira mu bihugu bituranye nka Tanzania, Uganda, muri Kongo ndetse n'u Burundi. Kubera gutinya rero ko ubuzima bwe bwazajya mu kaga, Nyiramavugo wa gatatu Kankazi wabatijwe Radegonde nawe yagiye mu buhungiro muri 61, abanza gutura muri Kongo, nyuma yaho yimukira i Burundi, atura i Bujumbura aho yari atuye mu bihe byoroheje. Muri 73 yaje gutabaruka, atabaruka atongeye ukandagiza ikirenge cye ku butaka bw'u Rwanda, atabaruka aguye ishyanga. Ahari tumaze kubona abantu bakomeye mu mateka y'u Rwanda bagiye bagwa hanze y'igihugu. Wowe ukurikirana iby'umuco kandi ubiha agaciro, usesenguye neza, ese mubona ntacyo biba bitwaye kuba hari abantu benshi b'intwari cyangwa se bakoze ibikorwa bikomeye ariko bagagwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda? Umwami Musinga yaraciwe agwa hanze y'igihugu cye. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe yaguye ishyanga. Nyiramavugo Kankazi nawe wabyumvise neza ko yaguye ishyanga. Birakwiye ko rero abanyarwanda dutekereza tukamenya icyo gakondo yacu ivuze n'icyo isobanuye ku buzima bwacu, kuvukira mu gihugu, kugikuriramo, kukibamo no kugisaziramo ndetse ukazapfira mu gihugu cyawe. Bifite byinshi bisobanuye ku mibereho ya muntu. Mu kiganiro Inshoza y'umuco rero, nk'uko dukeburana tugahugurana, we wumva hakorwa iki mu buryo bwo kuzirikana no kwibuka aba bantu bagiye bagwa ishyanga kandi bari abantu bakomeye mu mateka no mu buzima bw'igihugu? Ni mu kiganiro Inshoza y'umuco, njye kibagezaho ndi Sam Muvunyi. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Kiganiro Inshoza y'umuco, naho ubutaha. Amahoro y'Imana abane namwe. Ngiri jambo ry'ubwenge nguhaye mwana wanjye, rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda.